Ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kugenda mubana natwe ahangaha kuri Hot News TV, kanizere ko mumeze neza cyane. Ngarutse kugira ngo mbagezeho amakuru abakomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru. Nkuko mubizi ko uyu aba ari umwanya tugenda tureba ibiba birimo kugenda bivugwa mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse nibibera aho dutuye. Muri aka kanya twigire mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze ayo amakuru avuga ko umusaza w'imyaka 62 yaje kuba yakwiyahura akoresheje ikiziriko. Niba sibwo ni ikiziriko, iki kiziriko bakoresha bazirika ihene, my friend. Ukwiyahura k'uyu musaza rero ngo bishobora kuba byatewe n'amadeni yaragiye abereyemo abantu bagiye batandukanye. Katurebe ko inkuru ibivuga hanyuma wiyumvire amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Seboyi. Yitwa uyu musaza ngo yitwaga Seboyi. Yatangiye kuvugwa ku mugoroba wo kuri tariki ya 13 Nzeri 2025. Ikaba byaratangiye kuvugwa rero ubwo umugore we yavuye guhinga. Umugore we yitwa Mukashema Claudine. Yavuye guhinga, ageze mu rugo asanga nta muntu uhari kandi yarazi ko umusaza cyangwa se umugabo we ahari. Umukecuru yakubiswe n'inkuba, abona urugi rurafunze rufungiyemo imbere, biramuyobera ariko ngo akumva mu nzu hameze nkaho harimo umuntu. Noneho aza kugira amakenga, aravuga ati se ko numva mu nzu ashobora kuba harimo umuntu. Umuntu wawe uri mu nzu bifungiranye byo byaba bimeze bite? Uyu mukecuru ngo yaje kuba yahita yica urugi, akinguye asanga umusaza yapfuye amanitse mu kiziriko. Abaturage bakavuga yuko rero bakeka yuko ari amadeni yaragiye abereyemo abantu ashobora kuba yatumye yiyahura, kubera yuko ngo yarasanzwe yakora akazi gatandukanye ariko akabarizwa mu bwubatsi cyane. Hanyuma rero ngo hari abantu benshi bagendaga bamuha amafaranga ya vase cyangwa se yo kugura sima, umusaza akagenda amafaranga akirira ubundi akituriza. Akituriza rero ngo bikavugwa yuko yaba yabonye ibideni bimaje kumubera byinshi kandi atazabyishyura, agahitamo kwiyahura. Gusa nubwo abaturage batangaje aya makuru, ubuyobozi bwo bwavuze yuko butari bwamenya impamvu yatumye umusaza yiyahura kuko nta kintu buzi, yewe nta n'amakimbirane yajyaga agirana n'umugore we cyangwa se n'abana be muri urwo rugo. Ngo bari abantu babanye neza, icyo bari bamuziho ni ugukora utuzi dutandukanye ashakisha imibereho. Ngayo nguko rero mu karere ka Musanze hakunze kuvugwa abagabo barimo kwiyahura cyane. Sinzi niba hari akarere karimo abagabo benshi biyahura ni Musanze. Musanze abagabo baho bariyahura cyane, ntiwamenya ikibazo gihari. Nabyo tuzareba uko twabishakira amakuru tumenye ikibazo gituma abagabo bo mu karere ka Musanze biyahura cyane. Ubwo ibindi byo tuzagenda tubireba. Nyamuneka yo abari amakuru arimo kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru. Ubwo umushyashya ihutire gukora subscribe cyangwa se abone, tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ngenda cyane umungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind DJ. Ndabakunda cyane.